urumva twebwe dukora hip hop nyayo urumva idafite amarangamutima kuko barabapeti b'impamvu nyine batumbagira ibintu bikagenda fresh nuko bavuga ibijyanye n'amarangamutima yabo kuvuga ngo ngiye ngo nararanye ngo n'icyana baba n'iki bahita babyumva ariko wego tewe kurara n'icyana ni fowa mu karitase n'Imana izabahana urumva ntabwo yabyumva kuko bita bimushengura umutima bikamurya ku mutima ati watafa byayo numba ndi gukora n'ibya foma niga urumva ni nayo mpamvu dutandukanye nabo nta naho tuzigera duhurira nabo kuko twebwe tumeze nk'intumwa ntabwo turi muri byandi byakira baye ngo bambone papa bite birangira Imana se uzumva Imana hari hit ya Danje cyumva oya hit y'abaraperi babigoye ko wakumva hit umuraperi yakoze hit oya abafite baraturitse amano kuba ngo hari abonje n'uvuga ngo bayish Kevin ngo nabandi urumva akaza man inkundura y'amezi 2 cyangwa 3 ariko gatuguye yarengeye mu bigori kera akaba yarazimiye kare ariko uzumva Fireman urumva cyangwa wumva Tough Gang ya kera na neza saha bro nari uyu munsi umuntu ashobora kwicara kumva wenda ngo indirimbo ya Jay Paul ya kera ngo umwamuganje akumvira cyari ariko mwana uzakina indirimbo bita Maganya wanze yumve kabisa indirimbo bita Maganya bro cyangwa wumva inkongoro y'umushimusi bro urumva nibwo uzumva hip hop yo mu Rwanda itandukanye n'iby'ubu mani byahanga byo kuzamura ibintu bidafatika urumva ubona rero ari iki gituma abaraperi n'abantu baririmba ibintu bitari old school ari byo bikurura abantu kurusha ibindi sikirabaye ni kirabaye mana ese byabura kubakurura niba mvuze ibintu bijyanye n'amarangamutima yawe ntabwo wabura kumfana bro ariko ndamutse mvuze ati mani wowe uri wafo ziradira ukina ntabwo ari sawa bahita vuga turamuniga se mwana basiramuniga bura wari seriye mwagati baturamuniga ni wafo n'ibintu naririmba ni ibyafo ariko naza akakubwira ati cyo kuze ibintu ni neza kurya ibyana urumva tukanywa inzoga tugasinda tugacoma tukagira ute uzumva ari ibya Danje kubera ko ari byuri moto uzana mufana wumve n'umuntu wa Danje ariko nyuma y'igihe runaka ntabwo uzatinda kubona ko ibyo wafanaga byari ubufaka bro urumva bivuze ngo abantu batinya kumva ukuri asante sana brother ukubisa babaza kabisa abantu batinya kumva ukuri kuri kuraryana bro umurumva ni ukoma akuri imikoro nawe ugikoma ntiwanza naho ubwo bukoma witwaje kuri umwana wo mu gikoma izo fiti namwegwe mufite nayo mafuta ubwo n'ubufaka kugafata ntibisaba darani arucyane itari impani igakora umva uburyo nakoze umuhogo none abafite iriyahuje mugo zibamene bajyane ko mbuga ubu ikigori gikubiye inkoko agakoma agasimbuye reka none abasaza babaye abasazi ibipeti bifite ikiburi ntabyo uniga wageze kubirwa indwara murwaye n'isharino n'amashuru bapfuye ubusa igishoro mufite ni dik ngaho muzakine nizo prono ubu hariho promo wigize gakumu bafite fama sinahemukira umufana ugifite umutima wo kudufana sinahemukira umufana ugifite umutima wo kudufana nimbubaho kuri mikolo nta wundi ni milo ndimo ndakora umukolo nk'igubukaro mwaba bakire nimbubaho kuri mikolo nta wundi ni milo ndimo ndakora umukolo nk'igubukaro mwaba bakire duhirimbanye droge Babyloni zimbonye kadage sinazibonera umwanya cyangwa dusangire nako kagage iyo ntari kurya kababamba ndi gukora biti z'akaga umva sirengi zirenze shaha z'umukomando watojwe kugendana n'amagenge ntibivuze kuba nawe uri genge ugendera mu kigare uzemera usigaye gare nawe wagutegera nako kagare birenge niwe ubwirwa yigemera gusaba ubwenge uzubara uhasiga amabwene bwakanarakora twiga nkamena n'urwo rutwe rutoga hita itagira akantu inka mu karu nta sukari katahirya mu gikari uncirireho n'agafari welcome nanone uteze amatwi FBA 155 TV nkuko mubyumva rero n'Imana ishimwe Ikechuku the power of God the humble boy kuri channel yanyu mbafite abatumirwa batandukanye tukaganira ku ngingo zitandukanye ariko uyu munsi nakire umuraperi kabisa no musana wo ku rundi rwego aho tufite murayibona n'urundi rwego reka mwakire none tuganire byinshi umusaza welcome kabisa tangira twibwira sana bro umva ni
wumva ni ukoma kuri mikoro nawe igikoma ntiwanzana ahubwo bukoma witwaje kuri umwana wo mu gikoma izo mfite na mwebwe mufite nayo mafuta ubwo n'ufaka kugafata n'ibisaba darani aruca n'itarimani igakora umva uburyo nakoze umuhogo none abapfeti biyahuje mugo zibamene bajyane kwa mbuga ubu ikigori gikubiye inkoko agakoma gasimbuye rika none abasaza babaye abasazi izipfete bifite ikiburi ntabyo uniga wageze kubirwa indwara murwaye ni shari none amashuri bapfuye ubusa igishoro mufite ni biki ngaho muzakine n'izo tuno ubu ngubu hariho promo wegize gakomo bafite fama sinahemukira umufana ugifite umutima wo kudufana sinahemukira umufana ugifite umutima wo kudufana Mirorapa nta mipaka bazima ziki. Asante sana kabisa kuri iyo ndirimbo udutayemo kabisa, turumva uri umusana wo ku rundi rwego, noneho ugiye kutuganiriza byinshi kabisa ku rugendo rwawe, ku mbogamizi, ku byiza wahuriyemo nabyo, aho dufite bayibonye uwo nguwo kabisa none dufite. Bro, ubundi amazina yawe na yahe, tangira utwibwira none abagukurikiye bamenye uwo uriwe. Nitwa Rukumani Omar Kamayirese, abanturuka mu karere ka Musanze, mu muziki nitwa Mirorapa nta mipaka. Ese bazima ziki? Mirorapa nta mipaka zimaziki. Okay, noneho mbere dutangira ikiganiro cyacu ugiye kwibwira abakunzi bawe bamenye ngo Mirorapa ni muntu ki? Mirorapa ni umujene, ni umutekinisira akaba n'umuhanzi urumva. Mirorapa arahara tuje ameze neza alhamdulillah. Mirorapa ni umuntu ufite ibintu byinshi. Mirorapa aracyahari kuba ari bazi ko ntagihari ndacyahari. Mirorapa rero umuziki utangiye. Yewe umuziki nawe utangiye 2015 nibwo ninjiye mu muziki, kuko ngewe bwa mbere ninjira mu muziki nahereye muri groupe bitaga Unity Boys, ariko biza kurangira tudakomezanyije kubera ikibazo cy'abavandimwe, bamwe bacitse intege, undi muvandimwe wanjye ajya kwitaba Imana, rest in peace, Nyagasana mworohereze. Mane mba nkunabivuyemo tu ibintu nsa n'inabiretse ndavuga ati shumi ntabwo ngiye nzagaruka mu muziki maniga, ariko nyine umufana bati se mwana iki n'iki ko utatwereka bya bintu kandi twarabikunze bimeze bite maniga. Cyo kuzi ebana ndijarajara ndavuga ati reka nongere mbizemo, ariko na nungu mu kibimbonamo, ariko nari narabiretse bro. Ikintu cyabingariyemo n'urukundo rw'abafana n'urukundo nkunda hip hop, nicyo cyangariye muri iyi game, kuko iyi game mwana ngiye nta gihembo nyibonamo bro, ngiye ndikora ari uko mbikunze ebana ntiteye kuzabibonamo n'ubutunzi. Ngiye nicyo kintu gituma mbikora gusa, nta zindi nyine nkeneyemo za danje, nazo zibonetse alhamdulillah, ariko niyo zitaboneka ngiye ntabwo nteze kuzabireka mwana, kuko ngiye nagira umuziki nawe utangiye ni supporting kugeza na n'izi saha nta support ndabona urumva. Nize nayemera ko itanaje n'ubundi ngiye ntabwo nzasubira inyuma maniga, ngiye nzakomeza nihiringe mpaka ebana ku munota wa nyuma. Imyaka 10 ebana irashize ndi mu muziki bro. Mani imbogamizi za mbere ni ikofi bro, ni ikofi kabisa, no kuba mani nta n'abantu bigeze bananshigikira muri iyi game yanjye bajyanye naho kwa kundi ufite abajene bari close bari hafi aho ngaho urumva ngo banshigikire. Ngewe mani ibintu narabikora hati cyo kuzi ibintu birarenze mani, ariko niba ari ishari niba ari iki na hagati se mani ko mumbwira ko birenze mu nikora kure se tubikore n'iki byose, urese agahita yirebera iruhande, ariko kumva mu kanya ngo mani ngo ndakwemera ngo ndagufana, kumfana kumunwa ntaco bivuze maniga urumva. Imbogamizi za mbere nahuye nazo na n'ubu ngifite ni ikibazo cy'umufungo mani, ikibazo cy'umufungo bro, ako n'ibindi ngiye nshoboye kutigita mani. Niyo bitanaboneka byadanje ngiye nzakoresha ingufu maniga. Makeya mbonye ngomba kujya stu so sana. Ubu ngubu maze gukora indirimbo zanjye 5 ku giti cyanjye, harimo kurabo zigera nko muri 10 nagiye nkorana n'abajene, hari n'izindi nakoze muri groupe zabo bajyamo nazo zigera nko muri 5. Mwana ibikorwa birahari ni byinshi cyane, ariko ubu ngubu kuri channel yanjye hariho indirimbo 5 gusa.
afite ibihangano bye bakwiye channel cyangwa se kuri platform yitangaza ni YouTube channel bamwita Miro Rapa nta mipaka nibagiwe barasangaho eshanu video na audio oya ni audio ariko ni nako kazi mbino mwana profitiyemo ariko umukoro ejo bundi mu cyumweru gitaha video yayo izaba iri hanze bakakaya tukuguyeho warumaze gukora nawe ndimo gushutinga tu umukoro hari n'abantu bagira amatsiko bakavuga ati indirimbo yanditse dukubiteho ku mirongo umukoro Udwiri mbanye droge Babylon nzibonye kadage ntazibonera umwanya shango dusangire nako kagage iyo ntari kurya kababa mba ndi gukora beat zakaga umva silenge zirenze shaza umukomando watojwe kugendana n'amagenge ntibivuze kubona uri genge ugendera mu kigare uzemera usigaye gare ntaho gutegera nako kagare irenge niwe ubwirwa yigenera gusaba ubwenge uzubaru hasiga amabwene bwakanarakora twiga nkamena n'ubwo rutwe rutuga ihita itagira akantu ni nka mukaru na sukari katahirya mu gikari ncirireho n'agafari ngo nimbibaho kuri mikoro nta wundi ni miro ndimo ndakora umukoro ntiga ubukaro mwaba bakire yaman abasani benshi bagiye kwinjira bafite barurumoye ntange ncana abantu benshi kabisa muri Amerika nemera umuntu bita Notorious B.I.G n'uwo bita Omar Shakur mu Rwanda abantu umuraperi ubu ngubu nemera kabisa n'abandi amufana umuntu bita Fireman Kibiriti imyandikire yawe twumva amagambo agiye akakaye ya hip hop ya kera y'umwimerere yabanje Paul na Fireman kuki wowe utaririmba ibintu by'iyi minsi yego nyine ukaba warahisemo kuguma kuri nanjye ntabwo ndi uyu minsi niga ntandukanye n'iyi toti nanjye ntabwo ndi uyu minsi bro urumva nawe ndi umusaza kabisa toti mani biba byibaraguzwa n'iki byose toti ntabwo ndi ku rwego rumwe nabyo bro nubwo bifite izina ebana rikakaye ariko ntabwo ndi ku rwego rumwe nabyo ni nayo mpamvu ntakwandika ibintu ebana nk'ibyaba batoti bro none ubona bikere kugira ngo abasani nkamwe baba bakora badakunda kubona ahubwo ibi bipeti bizamuka biririmba ibintu by'ibishegu uzi impamvu ubundi ikintu kizakubwira ahantu ko hari ubuyobe ni uko uzabona abantu bose bari kuhahururira ubundi bya bintu bihuriza abantu benshi ukabona bose baza ari igihuri buriya ni ubuyobe bwa danje nawe tuti rero kubera ko bavuze ibintu by'urugogi bijyanye n'amarangamutima yabo ntabwo babura kubashungera bro ariko twebwe defo dufite twebwe ukuri turagutanga urumva twebwe ukuri turagutanga tukababwiza ukuri kandi ukuri kuraryana bro ni nayo mpamvu wumva ngo abaraperi ba old school ntabwo ngo indirimbo zabo zitumbagira ngo zigere hejuru hazagera hejuru gute se ubaha ko hakuri umva twebwe dukora hip hop nyayo urumva idafite amarangamutima kuko bari abatatu b'impamvu nyine batumbagira ibintu bikagenda fresh nuko bavuga ibijyanye n'amarangamutima yabo kuvuga ngo ngiye ngo nararanye ngo n'icyana baba n'iki n'iki bahita babyumva bari kubwete kuri aba n'icyana ni fo mu karitasi n'Imana izabahana urumva ntabwo yabyumva kuko bita bimushengura umutima bikamurya ku mutima ati watafa byayo numba ndi gukora n'ibya foma niga urumva ni nayo mpamvu dutandukanye nabo nta naho tuzigera duhurira nabo kuko twebwe tumeze nk'intumwa ntabwo turi muri byandi byakira baye ngo bambone papa bite birangira Imana se uzumva Imana hari hit ya Danje cyumva oya hit y'abaraperi babigoye ko wakumva hit uraperi yakoze hit oya abapeti baraturitse amara kuba ngo hari abonje n'uvuga ngo bayishikevin ngo nabandi urumva akaza man inkundura yo neza buri cyangwa 3 ariko gatugo yarengeye mu bigori kera akaba yarazimiye kare ariko uzumva Fireman man urumva cyangwa wumva Tough Gang ya kera na neza saha bro na n'uyu munsi umuntu ashobora kwicara kumva wenda ngo indirimbo ya Jay Paul ya kera ngo umwami uganje akumvira cyari ariko mwana uzakina indirimbo bita amaganya wanze yumve kabisa indirimbo bita amaganya bro cyangwa wumva inkongoro y'umushimusi bro urumva nibwo uzumva hip hop yo mu Rwanda itandukanye n'iby'ubu mani byahanga byo kuzamura ibintu bidafatika urumva ubona rero ari iki gituma abaraperi n'abantu baririmba ibintu bitari old school
ari byo bikurura abantu kurusha ibindi. Si kirabaye ni kirabaye mana wese byabura kubakurura. Niba mvuze ibintu bijyanye n'amarangamutima yawe ntabwo wabura kumfana bro. Ariko ndamutse mvuze ati mana wowe uri wafo zira diri ukina ntabwo ari sawa. Ohita avuga turamuniga se mwana wese uramuniga bura wari seriye mwagati turamuniga ni wafo n'ibintu naririmba ni ibyafo. Ariko naza akakubwira ati cyo kuze ibintu ni neza kurya ibyana urumva tukanywa inzoga tugasinda tugacoma tukagira ute uzumva ari ibyadanje kubera ko ari byuri moto uzana mufana wumve n'umuntu wadanje. Ariko nyuma y'igihe runaka ntabwo uzatinda kubona ko ibyo wafanaga byari ubufaka bro urumva. Bivuze ngo abantu batinya kumva ukuri. Asante sana brother. Wowe ukubisa hababaza kabisa abantu batinya kumva ukuri. Kuri kuraryana bro. Nkawe rero nk'umurapa Miro rapa nta mipaka se bazima ziki wakuze ukunda Fireman. Indirimbo ya Fireman uvuga ati iyi ndirimbo Fireman yanditse neza ni ibihe byose kuri ngewe ni yihe? Nta nimwe indirimbo za Fireman zose ndazemera mwana. Ahubwo biterwa n'igihe na situation ndimo. Bitewe na cyari ukunda kumva indirimbo bita ibiganza. Ibiganza mwana ibiganza iteka ryose ngeze kuri playlist ndi gukina umuziki mpita nyikina kabisa naho nagera ndi nta nubwo wanayikupa ibiganza. Ndavuga ati ikine manze nyumve bro. Okay, verse iri mu biganza uvuga ati iyi verse noneho yo numwihariko. Nge ntabwo nabasha kwisubiramo mwana kuko nge ntabwo mba gufata imirongo y'abandi mu mutwe ariko nge ubutumwa ndabwumva tu. Ubutumwa nibwo ndabwumva ubutumwa ariko byo kuba ngo nasubiramo ewana muri lyrics no. Bira bituma mani wewe urahujagaraye utamenya ngo ngewe ndi kwerekeza ni urumva bigatuma ugendera muri kiraba ukagendera mu mirongo y'abandi aho kubera byumva kabati cyo koze n'umuhungu yabikoze urumva. Ukanateye kabati cyakoze mwana naranyemeje bro kuko nge ntabwo ngira ishari mwana. Buri muraperi wese yakoze ibintu byiza ndabifana bro. Nawe ushyiraho view ukavuga ati nabati cyo koze umujene yabikoze maniga. Okay, abakunda Miro rapa rero bitege iki mu minsi iri imbere? Mu minsi iri imbere bitegura audio nziza video nziza kuko abavuganye nawe ntitwitangira itama bro. Unshonje mpishira ibyo Imana iri kuntegurira imbere kandi byiza cyane kandi n'abafana banjye bizabageraho. Ubu ngubu uri kwisezerano ry'Uwiteka. Ry'Uwiteka jenyine. Only God man. Yeah. Okay, tujye ku kanuro kajyanye n'ibitaramo n'amahirwe yo kwitabira ibitaramo bigiye bitandukanye. Ubundi igitaramo cya mbere witabiriye byari ryari? Igitaramo cya mbere nitabiriye igitaramo cya mbere nitabiriye ni za 2012 harinjira no mu muziki ngo ntagiye kwiyandikira ngiye ku giti cyanjye bro urumva. Icyo gihe nari ndantu bita ku Kibuye. 2012 ni kera cyane. Bisubiramo indirimbo z'abandi bro. Ashije imyaka 18. 18 bro. Nibwo wakoze stage ya mbere. Stage ya mbere ndanabikora neza. Performing indirimbo ya Eminem. Hazi n'icyongereza fresh kabisa. Play back aho ngaho tu. Ariko ukabona umufana uramufite brother respect to you. Ko niba imyaka 18 ishije utangiye kujya ku ma stage uri nararibonye pe. Nani kuri stage ngiye ntabwo nkina bro cenze ubibonye. Cenze ubibonye mpare ko ngiye kuri stage ntabwo nkina. Kuko hari nk'abantu babashidikanya amana urumva. Yana kumva na verse zakabati sibura zira verse nuramujene zikubita. Ariko imbonye kuri stage ntabwo uzongera gushidikanya. N'umunsi n'umwe. Okay, iyo ugiye kuri stage ujya wikora? Oya. Wapi. Yongeye kuri stage nuko manza nkaca kuri alimentation ngaporeza nkarenza hakaji cyangwa amata ubundi nkagenda nkabinoza neza original kabisa. Ikintu abaraperi rero bakunda gushinjwa cyuko bakunda gukoresha ibiyobyabwenge wowe kivuga iki? Nani kiriya ni bya bindi ubona ibintu mu ndorerwamo mani byandava ngo umukobwa bumwe ariko agatukisha bose bro. Nose ubwo Miro rapa ninkora amakosa mani urumva wenda hizo ganje bakazimfatana dareka ariko tuvuga sibyo. None se ubwo bivuze ngo n'abandi baraperi bose mani ni ngewe? Oya. None se buri muraperi mani abafite ukuntu yavutse bro afite n'umuryango yaturutsemo twese ntabwo twabyawe n'umubyeyi umwe. Gute wumve ngo ngewe ugiye kungiranya na runaka mani gute? Kandi ngiye hari ibyo nkora na runaka hari ibyo akora hari uburyo bayeho nanjye hari uburyo mbayeho. Nyine hip hop yonyine kubera ko abajene benshi bagiye bagwa muri kese nka ziriya urumva
abantu babyitira hip hop ariko hip hop ntaho ihuriye n'ikiyobyabwenge bro. Hip hop ni hip hop no kunywa ibikoresho mu giti cyawe. Bose abaraperi nibo bikora bonyine brother. Oya n'abandi bose bajya bikora ariko general nyine abenshi usanga ari abarapa. Abenshi usanga ari abarapa. Nibo bakunda kugwa muri izo case. Okay, ndabyemera tu urumva abaraperi kuko izo case bakunda kuzirwamo ariko nabo ntabwo ari bose man. Nabo ntabwo ari bose. Nawe rero uri muri abo bake batayigwamo. Ngiye ntabwo nzigera mpura nabyo. Reka. Nyagasani ibyo yabindindiye kure hagati yanjye nabyo harimo ipazi ya danger brother. Okay, sangiza stage y'amateka waba warakoze iho uri kugaruka mu bwonko. Stage y'amateka niyo stage nakoreye ku Kibuye. Iyo stage niyo ndyanye ngasinzira. Wallahi ni nayo iteninga atabati cyo koze mwana umuziki ntago nawureka. Stage wakoze mu myaka 18 na n'ubu ngubu ni stage nawe cyo koze umuziki sinawureka bro. Okay, ubona ari retandukoro rero umuziki uyu munsi n'umuziki wa kera. Umuziki wa kera man ikintu bitandukaneho ni iterambere bro. Ni iterambere man urumva kuko ibintu bakoraga kera n'imyandikire ya kera itandukanye n'iy'ubuto. Abakera wasangaga bandika ubuzima bwo ku muhanda, ubuzima bukakaye. Uyu munsi bandika urukundo, bandika mu kabari, bandika ibyana byo mu kiryose no kwiyandikira twariye twahaze turya ibyana nuko nyine nuko nguko niyo si bagezemo yizi saha bro. Kandi ntabwo nabarenganya maniga uri muraperi yandika bitewe na situation arimo men. Abarape benshi nyine tuzi ko badakunda kugira ibintu bya emotion ngo bandike ibintu by'inkundo byinshi, bakunda kwandika ibintu nyine bikakaye byo ku muhanda. Oyange no kuvuga ngo urukundo urusobanura gute wowe? Ngiye boro zose ndazikora bro. Ngiye ntabwo uvuze ngo ntabwo nakwandika boro y'urukundo maniga. Ari nka boro ujye wandika irimo emotion ku buryo umuntu ayo. Ngiye nawe ndifite boro nanditse y'urukundo man. Nkubita imirongo ntaje. Ayita ku mutima. Ku mutima. Mpaho ku mirongo gake. Uretse ngutemo narebe ngumwiza mfite ku mutima sinamurizo zabaze buzima ubu ngubu navuye kwizima nubwo bubabo businyi bubaya nabaye umwe n'uwo mwari ntaho nahurira n'ibyo biraya. Ako nakagomba k'urukundo wanditse. Nakagomba k'urukundo iyo ni karasi maniga. Ubwo ariko ifite na vase nziza kabisa. Mufata nanjye ngufate nkuzite ku mafoto ibyo bita amafuti nifite nabafite kubera ko ngufite nzagufata nk'inkimwe n'urwuri rw'amasho ntacyo uzambura na shu ushobora gushukwa nkuzite kubishuko ibishashagira na byose si zahabu zakoriye bwabaga sinzagucupa izaho zahorora shine hakera ku maciki ucicaye kuri cya kazi kawe arikaye nanjye nzaguha cya uri kimwe ukeneye iraguha nimugura ibintu nibishakwa ndi kumwe nawe nta na kimwe twabura ndimo ndakurabura ntuzandaburize unteze babis zirimo kukumbaza babwira ntaho nahurira n'ibyo biraya. Rapa urarenze kabisa, respect you. Asante sana bro. Imirongo yawe irimo irankora ahantu. Asante sana brother. Ubundi iyo urimo urandika indirimbo inspiration ituruka hehe? Uraryama nijoro ukandika cyangwa se ureba ibintu biri ugahita ntabwo mbizi nanjye. Na n'ubu dushobora kurebana gutya ngahita numva bise biza nkandika tu. Kavuga ati nagisha nkubeshe ngo nzantu biva naba nkubeshe pe. Nanjye kumva nkumva biraje. Ntago ni ibintu nyine byiza. Ni ibintu byiza namari kuko ngiye iyo nishimye ndandika niyo mbabaye ndandika. Ubwo ushaka kubyuka mu gitondo ukaba uri gutemerwa byuka ugahita ufata ikaramu kandika umutwe. Na n'ubu tugitandukana nshinjira street nahita mpura n'ibintu runaka ngahita numva umutima wanjye mbwiye ko ibyo bintu ngomba kubivugaho tayari mpita mbyinjiramo. Umunsi wa mbere ujya muri studio kuri recording indirimbo nicyo kintu wabonye kidasanzwe? Man ikintu numvaga kirenze byo byonyine kumva ijwi ryanjye nanjye maze kuri recording nibyo numvaga birenze bro. Kumva ugatiye nese ndakubita numva ni ibyanyabyo. Wallahi nabyo bintu byanshimishe byada ndabati cyakoze mwana ibintu birarenze bro. Muri process yo kuri recording indirimbo nicyo kintu kiba kirimo kigoye? Ikintu kigoye mu kuri recordinga urumva icyambere nane bisa kugira ngo warakoze umwitozo bro. Apana byane byo kuza byo gupfundikanya urumva kuko hari nk'abasani benshi mane ntago nakurigo mbavuga nagiye mpurira nabo tu ariko nkabona nta gahunda baragira mwana ariko uzi nk'umusani mane uteranye ijambo kurindi bro.
kuri beat bya Dani ugateranya ijambo kuri ndi tu ukoze nyuma yaho ukanumva ni n'ibintu biryoshye tu ariko wowe ati bya bintu wakoze muri studio genda ubinkubitire hariya habe ni nayo mpamvu wumva nawe kumwe ngo umujene bamuhamagara ngo genda uririmbira yivu hariya ukumva biramucanze kandi ni dore ze yiyandikiye ariko kugira ngo zibwire ubirimbira abantu muri kurebana bigahita biba ikibazo bya danje kuko studio z'ubu ngubu ariyo mpamvu mani ibintu byoroshye baraterateranya bro niba ufite wenda nka vasi ufite nk'umunota nkaza ngakubita utuntu tw'amasegonda 5 ngahita mfungira nkaza ngatamo utundi tw'amasegonda runaka ngafungira producer agakurikira akabiteranya akagukubita ball naho ukajya kuri street ati ndi umuhanzi mani niga nibo bahanzi dufite muri iyi minsi nayo mpamvu ubona baza rimwe ubundi ugahita ubabura bishatse kuvuga ko ushobora kujya muri studio ukarekodinga indirimbo iminota 3 utari waruhuka ngewe ubundi muri studio ntabwo njya ndikodinga kabiri ntibibaho kuko ngewe studio narateguye haza agukubitira nka karasi ukankorera beat wamara kunkorera beat nkayumva neza fresh ngahita nkubwira turi ready turi coding tayari ubundi ngahita mbyinjiramo ntabwo njya ndikodinga kabiri ngewe wapi watubwiye ko winjiye mu muziki kubera urukundo ukawuvamo ukanawugarukamo ariko kubera urukundo ibijyanye na financial byaboneka bitaboneka you don't care ntabwo byitayeho njye kukubaza ikibazo noneho gifiteho gihure n'ubuhanzi ariko kiri mu buzima busanzwe abantu b'abasani b'abarapa nyine baba bafite nk'iyo outfit uba wambaye batambuka imihanda street nyine bakunda kugira abakobwa babarwarira crash wowe ntabwo byigeze bikubaho? Yes ntawe mwana a'udhu billahi minash shaitani rajim ntagiye nuzigera ndwarira gute se ngiye nta nubwo nabyemera nakumva ari bisazi bro nasubwo hambira ngo ndwariye gute mwa biramutse bibaye rero ukiva stage ukabona umukobwa araje aragowe ati Miro rapa ndapfuye mbabarira untabare nge ndagukunda what can you do? namufasha man wamufasha iki rero? wallahi namufasha ubufasha bwose yabukeneye nabo muhato kuko nicyo tubereho bro umuntu wese wansaba ubufasha mfite icyo namufasha nta nubwo nakurirwa mbitekerezaho cyane namufasha pe ako ngiye ibintu byo kwanga umuntu ngo yarwaye ngo mu nkundo ngiye birambibona nk'ubusazi maniga ngiye bifata nk'ubusazi mene waterera umukobwa ivi waterera umukobwa ivi biragoye man ngiye man ngapfukama ugapfukama ukavuga ati will you marry ngiye nzapfukamira Imana yonyine nta kindi kintu napfukamira habe ngiye ngo kugupfukamira uri dodo man ngo no ntabwo byashoboka maniga ntabwo byashoboka ngiye niyemeje kuzapfukamira Imana yonyine nta kindi kintu na kimwe napfukamira kuko n'ubundi nta n'ikintu na kimwe umuntu yamfasha cyambaho nyagasana atavivuye kuko ngiye Imana kandi ni buri wese bro niko yagakwiye kuba ari no mind afite turiho kubw'impamvu bro ntabwo twapfuye kuza guca Imana turemeza garaguca ngo tuze tubeho kuri iyi si guca gusa wapi aho kora impamvu Imana yakuremye yarizi ko tuzahuriza isaa tukaba turi aha ngaha mena ariko njye ntabwo nari mbizi na mu gitondo ntabwo nari mbizi ko turi buhurire aha ngaha ariko alhamdulillah turabonanye brother okay ubona noneho imyaka 18 ishije utangiye umuziki ujya stage ya mbere ubona ari iki byahinduye ku buzima bwawe kuba uri umurapa ufite status iri ku rundi rwego muri society? nani ngewe ikintu cya mbere iyi hip hop iramanaginga bro kuko nkanjye ntabwo wambona mwe muri bwa bugare bwana bwafo bwo kwiga turiruka muri bwa bushore n'iki kandi nta kintu cyo kibimfashamo ni hip hop kabisa abantu bati ngiye akanya kanje niba ntari mu kazi kuturimo tw'amaboko biri aho ngaho ngiye nibereye home ndi kwiyandikira imirongo niba ntari kwandika imirongo nibereye home nashize agasipika kanje harade kwiyumvira akazi ki urumva niyo rero ifumba nibereyemo ubona byaragufashije kwimanaginga ubwawe? byafashije kwimanaginga birindinda n'ubuntu bw'ubugare bwafo ubuntu bw'amayoga menshi cyane utuntu tw'uburaya turi aho ngaho n'iki byose tu ko ngiye ndi umuntu ushobora kuba mu rugo hava mu rugo ngiye gusari gusa bro ngiye gusari kabisa inshuro 5 ku munsi ukabikora 5 ku munsi nkabikora inshallah alhamdulillah bilaramena okay noneho umuraperi w'umusiramu usara 5
Imana kabisa amahoro n'imigisha bigiye gukomeza bikuzeho umuziki wawe uzamuke pe. Asante sana. Noneho tujye uko society kubona iyo wambaye iyo saruweti yawe wambaye iyo outfit ndimo ndareba ugatambuka muri society uba wumva hanze mu mugongo wawe barimo baravuga ibiki? Ngewe si ya hip hop ngenda nabikunda byo uko ngewe hano ugomba cyaka kwihishira amaniga simba cyaka no kugira ngo ngewe unyutiranye abana bapete bo kwa ba pasteur nabandi babana b'abadiakoni reka ndacyaka kugira ngo nukimbona ngewe tumona kari hip hop yigendera umuntu nakubona bone iyo outfit nta byo kuba ngo wanshidikanya ngo ushake kuba ngo runaka ngo no se wangiranya n'umwana urimba muri korali niga uko ugomba kwambara deshire yo ku rwego rwa nyuma uka ewana nyine nakara gashati nagatamo samutayimo ariko ni kwa kundi nyine ariko umuntu mugiye nko mu gapare na family zagiye n'iki batuvate ariko nanjye reka ngatemo mbajijishe mbere ko nabikora ariko ntabwo nabyambara amasaha 3 tugaruke ku buzima bwawe bwite bwo muri famiye ujya kwinjira muri hip hop icyo gihe hip hop inkundura yayo yari hip hop irimo ikintu cyitwa gisa nkaho nyine bari abantu banareranye muri icyo gihe za 2015 na 2016 ba Jay Polly bakora abaraperi bari bameze nyine nk'abantu bari gucibwa mu muziki. Ababyeyi babyakiye bate kubona winjiye muri hip hop? Baravuze ati karabaye baravuze ati karabaye noneho dore ko twigenje noneho karabaye ariko ikintu cyiza babonyemo kuruta ibindi nuko ntigeze mpinduka discipline ni yayindi mani wenda uretse kumbonera mu ndorerwamo yo kuba natayemo gutya rumva ariko ubuzima busanzwe ndi umwana mwiza maniga n'ababyeyi bose muri karitsiye aho gati cyo kuzura mwana mwakwiye kumureberaho bro ramujene ntari bikabisa ariko umunsi wabyinjemo baravuze ati undi mwana araducitse byabaye n'ikibazo maniga mere wanagenda ko ati nta nugukira uwanjye mwana ati mere nta kibazo wikumva ko byacitse n'iki ati wambwira ute ndakwemera ariko ntago napfa kubyiyumvisha ariko ubu ngubu mana abona ntari yavuga ati cyakoze mwana ibintu wambwiye ntago wigeze mbesha niga abati se nayo kukubesha gute hip hop ni hip hop n'ubuzima busanzwe mana ntago wakumva kuri umuraperi ngo ushaka kubaho n'ikindi kintu ngo ntago ushaka kubaho nk'abantu ugomba kubaho nk'umuntu ariko umuraperi mwana Miro Rapper man abaraperi nyine twebwe ku ruhande abantu benshi nyine baba badafite IQ yo hejuru baba babona nk'abantu b'ibirara nta kindi kintu babazi ariko iyo bagiye bakurikirana ibiganiro baba bakora ku mateleviziyo atandukanye ahantu bagiye hatandukanye bagenda babasobanukirwa nk'aho umuntu ushaka kukumenya wamwibwira gute? Ngewe Miro Rapper ndi umusiramu man nyuma ya hip hop ndi umusiramu kandi umusiramu arangwa n'imico myiza urumva kandi nanjye iyo mico myiza ntabwo mbikora y'abantu 100% bro ariko ndagerageza tu ndagerageza kabisa. Ni cyo kintu umuntu yagukorera ukaba utazigera umubabarira? Icyaha umuntu yagukorera ntuzigera umubabarira na rimwe? Icyaha umuntu yankora ntacyo ntabwo kibaho. Ikintu cyose umuntu yagukorera none nagira ishaza rya danje n'agahari kakanaza karenze turabati ngufashe ariko nyuma yaho manje ndagenda ngasani ngasoma dua wallahi nkumva umutima urongera cyeye nkabati n'ubundi ndakubabariye na Nyagasana zakubabarira. Abarapati bazo kugira ikintu bita kudaheza abantu nyine kudahereza abantu. Nanjye ntabwo njya imboga bro. Ntabwo barya imboga. Ntabwo nanjye njya imboga kabisa. None ngiye kuri ndakuvuga tu. Icyo ari cyo kintu cyambere tuzi. Nta muraperi wo kurya imboga man. Reka. Uhuye n'umujene akagusagarira. Iyo beef yarangira nk'igihe kingana gute? Akansagararira. Namukoma. Wamukoma? Namukoma kabisa. Aramutse agucitse ushaka no kugera ukamwandikira indirimbo ukayimutura. Wapi? Ntabwo nabona man umwanya wo kwandikira umuntu w'umukaritasi ari indirimbo. Ngiye ngafata umwanya wo kwandikira indirimbo ku muntu w'umudage wa fo. Wapi? Ikintu wamukorera wamukoma gusa. Ikintu ntabwo nagukoma bya bidashoboka abantu hagera ngasaye namara gusanga bati Nyagasana zorohereza uriya muntu. Ibyabaye ntaho twari tuziranye byarangiye. Miro Rapper. Man. Ni cyo kintu wowe wiyizeho imbere ubwawe abandi bantu batajya babona? Batajya babona? Nuko ndi umwana mwiza ma nuko ndi umwana mwiza bya danje
wallahi nk'ubu man mbonye nataye guce ndi kwitambura muri street umutima mfite utandukanye n'isura nambaye bro. Mushaka gukora akaba batura mwana ni ikirara kabisa, umutima mubi mubi n'iki byose abantu mesa mabi yose bakayagushiraho tu, ariko konsi nyuma utandukanye nuko nsa ku mutima bro, utandukanye nuko usa ku mutima. Ariko umuntu ugira amahirwe no tuganire tukamenyana, iyo tumumenyanye nibwo umenya ngewe nyawe tu, ariko iyo utanzi nyine mbona muri yandorerwamo tu, nawe nkavuga ati nawe igendere mani, n'ubundi ntabwo mbere yo gushimisha buri umwe wese, reka. Wavuze ko uri umuntu ukunda gutanga ubufasha ahantu hose kabisa. Uhuye n'umusani ukiri hasi yawe uri murinjira mu muziki kugira ngo umekora bo wagendera kuki? Ngewe ikintu cya mbere nagenderaho ni imyandikire bro. Imyandikire kabisa, wandika neza muvuga bikora neza, nta kindi kintu nakubaza bro. Nanjye studio nabati nawe vayo bitemo mane twumve bana twumva uko bimeze tu. Ntago wajya muri bya bene ngo uzazana amafaranga ya naya. Reka mane. Reka. Nose ubwo ngusabye amafaranga bwaba ari ubufasha tujye tuvugisha kuri maniga. Ubwo bwaba ari ubufasha cyangwa kaba ari akazi. Ni nko ujya mu iduka umuntu mugaciririkanwa nyine. Ako tuzi ko abasende bakunda ko byitwaza bakavuga ati ngiye zina ryanjye naryubatse ntibumbise ingane dukorana ingoma. Ati ndanagufashije waraye. Ngewe nawe ku rwego rwose nyagasanga zamfasha nkageraho. Ngewe nta musane nzigera naka amafaranga ngo dukorane kuraba. Aho ko niba ntakwishimiye nzakuga ati none ngewe nta gahunda mfitanye nawe. Ako ninkubona nkakwishimira nkumva koko twakorana. Nta kintu na kimwe nzigera nguca kabisa. Okay. Miro Rapper umusane w'umutima mwiza. Gengo yawe ihuriye kuki? Abantu mugendana umunsi ku munsi. Abantu tugendana muhuriye kuki mwebwe? Ikintu duhureho ni ukwemera Imana bro. Kwemera Imana imwe. Cyo kintu cya mbere duhuriye. Ara niwe mukuru. Mukuru wa byose kabisa. Ubwo ugendana n'abantu b'abasiramu gusa? N'abajene b'abadivantiste, abajene b'abagatulika iki n'iki. Ako icyo kiba kiduhuje n'iki? Kwemera Imana imwe gusa. Urabutse utari umusiramu wasengera muri hedini? Yewe. Nawe najya mbyuka abana ngapfukama. Abati Nyagasani niwe wandemye. Wallahi abati wakoze kuba mbyutse ndi muzima ameze neza alhamdulillah. Ibyo kuvanga ndi madini reka habe. Nta rindi dini najyamo bro. Hari rindi dini wigeze usengeramo mbere yo kuba umusiramu? Naryo. Ubwo uri umusiramu kuva uvutse kugeza uyu munsi? Kugeza izi saha n'iteka ryose. Nawe niba utarabatizwa ngo mu bagatolika cyangwa mu bike nawe uri umusiramu man. Kuko buri muntu wese avuka ari umuyisilamu, aho kuhinduka nyuma ukihitiramo inzira zawe. Ariko hakundi uvuga ngo uzajya ngo mu badive, uzajya mu bagatolika ngo iki n'iki kwa nibyo umwana umuntu ubyihitiramo ku giti cye. Ariko buri wese avuka ari umusiramu bro. Buri wese avuka ari umusiramu. Yeah man. Kabisa imyemerere yawe irakakaye kandi irakomeye. Kubona umusani umaze imyaka yose ari umusiramu, ubu unatekereza ko nta ikintu cyamuhindura. Nta nubwo nzana bivamo man. Ufite umutima mwiza. Wallahi byandi bavangongora ngo wazanaga ngo ubufaranga ngo n'iki ukajya gupfukamira ibindi bimana bimeze ukundi kuntu. Ngewe ntabwo bibaho kuko ukuri ngenderaho ni kumwe. Man hano ku isi ntabwo ari iwacu bro. Aho kuri n'urugendo turimo, aho ko duharaneye kuhanyurana umuco. Kuhanyurana umuco. Hano ku isi ntabwo ari iwacu man, urumva? Ntabwo ari iwacu pe. Iyi ni inzira tunyura. Iyi ni inzira tugomba gucamo bikarangira, aho ko tugategereza iki? Iwacu hanyaho. Miro Rapper. Yeah man. Uramutse ugiye guhitamo umukunzi. Nize character wahitamo? Wahitamo ufite character zimeze zite? Kintu cya mbere cyatuma nkunda umwana cya mbere no kuba yemera Imana tu. Akaba nambara neza mwe. Ibyo nibyo bibiri bya mbere wamanza gufata. Icya mbere kuba yemera Imana, afite umutima mwiza akunda abantu n'ibintu, urumva? Kuko akunze abantu adakunda ibintu nabo byaba ari sawa, ntago byaba ari sawa. Agomba gukunda abantu agakunda n'ibintu, kuko iyo ukunze ibintu nabyo biragukunda. Waba ukunda n'abantu agafata kuri bya bintu nawe ukunda nawe ubona, urumva? Niyo mpamvu agomba kuba akunda ibintu agakunda n'abantu. Miro Rapper umunsi wawe uri free. Nta kazi ufite, nta studio ufite,
wa munsi nyine uvuga ati uyu munsi kuva mu gitondo saa 12 kugera ku mugoroba saa 12 ndaba ndi home ubupanze gute? Ngewe ngo novanga iyo nta job mfite ndabyuka mu gitondo nkajya mu gacross, nava mu gacross ngashyira ku gapush up ngakora udufiziki, namara gukora udufiziki nkoga nkinywera icyayi ndi nyiryana abatari alhamdulillah. Mani uri n'umusana ukora siporo? Naga siporo ndagakora bro, nago naheza. Uri umusani ukora na siporo? Na siporo ndayifana bro. Cyakora kabisa uri ku rundi rwego. Ariko akandi kabazo k'amatsiko, umuntu wese aba afite inzozi z'ahantu yumva ashaka kuba ari. Miro Rapa wumva Imana iramutse agukoreye ibyo yaguteganyirije byose, ari he waba uri wowe? Ngewe se man, nuko naba ndi umujene uhagaze neza ufasha n'abandi bajene mwa. Ikintu kimbereza nuko ngewe njya kubona nkabona ntago biracamo n'abandi bajene banjye ntago biracamo, urumva? Ikintu mbatsaba Imana ni kimwe kabisa, izamfashe imubushobozi. Nibura buri mujene wanjye wese uzajya unsanga akagira icyo nsaba, haba nagira icyo mbasha kumufasha bro. Miro Rapa uramutse uhawe amahirwe yo guhindura ahashije hawe, ni kihe kintu wakwihutira guhindura? Ahashize nani nge nta kosa nishinja kuhashize hanjye tu. Miro Rapa tugana ku musozo rero, nube butumwa wagenera abakunzi bawe? Abakunzi banjye kintu nababwira hagati Nyagasana gumya abarinde, urumva, kandi abatera inkunga bakuze mu byo byose murimo, nanjye mujye mubasha. Miro Rapa rero mvuze ngo wakoze kwitabira ubutumire bwacu ntago wambeshye, ariko nsoza mu ndirimbo zawe toranyamo indirimbo imwe winegure udukubite ku mirongo yawe n'abakunzi bawe binjoying. Indirimbo imwe gamba kubitira umukoro bro. Umukoro? Miro wumva ni ukoma akuri imikoro nawe ugikoma, ntiwanza naho ubwo bukoma witwaje kuri umwana wo mu gikoma, izo fiti namwegwe mufite nayo mafuta ubwo n'ubupfaka kugafata ntibisaba darani arucya nitari impani igakora. Umva uburyo nakoze umuhogo none abafetiri yahuje mugo zibamene bajyane ko mbuga ubu ikigori gikubiye inkoko agakoma gasimbuye rika none abasaza babaye abasazi ibipeti bifite ikiburi ntabyo ubuniga wageze kubirwa. Indwara murwaye n'ishari none amashuri bapfuye ubusa, igishoro mufite ni dik ngaho muzakine nizo prono. Ubu ngubu hariho promo wigize gakumu bafite fama, sinahemukira umufana ugifite umutima wo kudufana, sinahemukira umufana ugifite umutima wo kudufana. Nimbubaho kuri mikoro nta wundi ni Miro, ndimo ndakora umukoro higa ubukaro mwaba bakire. Nimbubaho kuri mikoro nta wundi ni Miro, ndimo ndakora umukoro higa ubukaro mwaba bakire. Drill mbanye droge Babylon zimbonye kadage, sinazibonera umwanya cyangwa dusangire nako kagage. Iyo ntari kurya kababa mba ndi gukora biti z'akaga, umva sirengi zirenze shaha z'umukomando watojwe kugendana n'amagenge. Ntibivuze kuba nawe uri genge ugendera mu kigare, uzemera usigaye gare ntawe gutegera nako kagare. Birenge niwe ubwirwa yigemera gusaba ubwenge, uzuba ruhasiga amabwene bwakanarakora twiga nkamena n'urwo rutwe rutoga. Hita itagira akantu inka mu karu nta sukari, kata hirya mu gikari unshirireho n'agafari. Nimbubaho kuri mikoro nta wundi ni Miro, ndimo ndakora umukoro higa ubukaro mwaba bakire. Nimbubaho kuri mikoro nta wundi ni Miro, ndimo ndakora umukoro higa ubukaro mwaba bakire. Ihige mikeneye abasoda bakatira ubuduci kuri izo dala, gahunda dukeneye mura natwe tukayihindurira ibara, abarara bakaba bakapo natwe tugataha mwayo mashato. Okay, Miro Rapa nsoza noneho. Man. Ibibazo bari kuguma bikaruka. Iyo ugiye kuri stage ni iminota ingahe wamara ufite vibe zingana gutya? Ngewe byaterwa n'ukuntu ndishimiye bro. Ndishimiye nabakubita kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Miro Rapa niba nta butumwa niba nta kintu warenzaho reka tugushimire. Man, nta kindi narenzaho, icyo narenzaho ni kimwe, alhamdulillah rabbil alamin. Nyagasana arakoze kuba yaduhuje kandi namwe murakoze cyane. Ikintu nabwira abantu baduteze amatwi bagumye badushigikire, niba dufite n'ikibazo batunenge sibyo.
rero kujya badushigikira mu mafuti gusa naho ari ikosa bagiye babivuga bakajya bagendera muri kirabaye nka babandi sibyo. Okay, ongera ubibutse n'imbuga nkoranyambaga zawe bagusure bakore na subscribe binjoyinge ibihangano byawe. No kuvuga kuri YouTube banyita Milo Rapa nta mipaka, ibyo biba bibaye tayari bahita babikwereka. Okay, reka tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane kandi nanjye ndabashimiye cyane. Twizere ko n'ubutaha uzagaruka. Nzagaruka.